Yes reka nizere ko umeze fresh nizere ko kandi ugenda ushobirwa cyane n'ibyikora bya buri munsi niba Fyve-tvrwanda tuyemerera ku makuru batara amakuru bagezwe one of the trending stories top stories na makuru tasanga handa amakuru bagezweho cyane ngende defa mwisanzwe shene nayo ndi Fyve-tvrwanda ikiganiro cyo nta kindi ni decruise cyo kugeraho 24 hours just 24 hours kabisa tuguheza amakuru y'ingenzi cyane bari updated. So guys ngira ngo abantu mukoresha social media platforms cyane mwabibonye ko bamita Shadibu Mbabazi cyangwa se uzwi nka Shadibu agize gutya guys yagize gutya Shadibu yagize gutya bitamo video ari kumwe n'umwana w'umusore kabisa ukiri muto cyane avuga ko ari muri generation nshyashya za generation zikizamuka ku mazina akoresha kuri Instagram akoresha yewe ngira ngo niyo mazina akoresha Devio yewe ngira ngo niyo mazina akoresha mbibutse ko kandi uyu musore ni umuhanzi nyarwanda ukizamuka ukishakisha donc muri muzika. So ni nama video rero navuga ko ni video yari koroje no kuri social media platforms yari koroje especially Twitter, Instagram nabonye abantu benshi wallahi kabisa nabonye abantu benshi batandukanye bagira icyo bavugaho haba anyway nabonye harimo n'abantu bari kurengera cyane. So mu by'ukuri witegereje urabona ko ni umusore ukiri muto kizamuka cyane mu muziki ntabwo abantu benshi bamuzi gusa asanzwe ari umuhanzi kuri injyana za secular sanzwe zihari bamwe mu basore navuga ko bari talented mu bintu by'umuziki cause nagerageje kumwumva kenshi cyane. So abantu benshi bongeye gusa naho bongera kwibuka Shadibu umwe wa kera Shadibu abantu benshi bazi ni video bigaragara neza ko donc bari ahantu mu cyumba donc urabona ko bishimye hamwe barimo feeling love barimo feeling urukundo barimo feeling kuba bo ubwabo. So abantu benshi sinzi n'impamvu barashinze cyane barashinze kuri iyi video kugira ngo abenshi baragerageje kugerageza gusa naho bagaba ibitero kuri Shadibu harabona bonye banditse amagambo menshi cyane ntabasha gusubiriramo hano. Hari abagerageje wenda kuba bagira ngo barabyoroheje wenda bakaba bakoresha nk'amagambo ati wenda umusore akeneye ubuvugizi sinzi ubuvugizi bwari bwo niba donc umuntu yiheje imyaka 18 wese umuntu aba yakifatira conclusion cyangwa se umwanzuro decision runaka. So ngira ngo abantu benshi rero wenda mbibutse ko Shadibu ari mu myaka 30 afite abana babiri yabyaranye n'uwitwa Medisale n'umugabo navuga ko bazwi cyane mu ruganda rw'imyidagaduro. Bana navuga ko batangiye kuba bakuru abana b'abakobwa babiri kabisa beza cyane. So ngira ngo nicyo kintu abantu burimo baragerageza kureba ati how ni gute umuntu nka Shadibu umuntu ufite abana agiye mu rukundo yinjiye mu rukundo n'umusore ukiri muto bigaragara ko akiri muto cyane. Ngira ngo wenda nicyo kintu abantu banareberaho bikaba byatuma wenda bamuvugiriza induru cyangwa se bamutera amabuye. Gusa urukundo rugira ibyago wenda hari abandi bafite uburyo babibonamo. Hari ababyita urukundo, hari ababyita amarangamutima, ababyita feeling donc nibo explaining situation barimo today. Navuze mbona rero ubundi biba bigoye cyane ko especially nabonye wenda baramenye akazina ka nyogokuru ndavuga
Shad Mbabazi cyangwa se Shadibu, bamuhimbye akazina ka nyogokuru, abandi bamuhimba ya mukecuru. Anyway, mbibutse ko atanashaje cyane, gusa mu myidagaduro of course niko yubakitse, niko imeze, niko abantu bayenjoyinga, niko abantu bayifata, sinzi wenda niba ari yo mpamvu abantu barashinga cyane, wenda bakavuga ati se what, ko bitari bimenyerewe cyane ko wenda Shadibu cyangwa se undi muntu uwo ari we wese hano mu Rwanda, ngira ngo wenda twaruka kubibona ni byinshi biba, ariko cyane cyane mu cyamamare ku kindi biba bigoye cyane. Abantu wenda turibuka couple ya Safi ndetse na Judith, barabanye bakarabana igihe runaka, gusa bakaza gutandukana bikarangira Safi agumye Canada. Wenda abantu baza kuvuga ko Safi yashakaga donc visa, yashakaga visa imwe by'abahungu ba Kigali ngo bararongora amaviza. Nibyo bari kongera neza kugarura hano kuri Shadibu cyangwa se Shad Mbabazi, bagerageza kongera guhuza iyo situation ebyiri. Icyo navuga wenda nuko like kuri Shadibu bisa no bitandukanye, kubera ko we ari lokale, ari hano mu gihugu, na yewe wenda abantu benshi nabonye batwerera ko ashaka kuzamuka no kuba yakurira ku izina Shadibu afite, which is possible, nabyo birashoboka cyane, cause ni umuhanzi. Uyu munsi uramuvuga, abantu benshi ngira ngo barimo kumuvuga, barimo kumumenya kubera Shadibu, barimo kumenya uyu witwa Deriyo yewe kubera Shadibu. Nabonye abantu benshi batangiye kongera gufollowinga Deriyo, amaze kuzamuka cyane mu followers, cyane cyane ku rubuga rwa Instagram, kubera ko murabizi ko Shadibu ni umwe mu bantu bafite followers nyinshi mu Rwanda, niba atari uwa gatatu after Meddy. Ngira ngo harabanza Shadibu, gukiro Meddy then and His Excellency. So ngira ngo ni bamwe mu bantu bafite followers nyinshi cyane, bagiye babona mwabira bihe social media, bakoresha social media cyane, bize gutuma bazamuka ku rwego navuga ko ruri hejuru, cyane cyane mu bijyanye na followers. So navuga ko rero abantu nyine donc nabyo baragerageza kubiriretinga, kandi nabyo biba bishoboka cyane, ubona ko ni ikintu cyashoboka ko Deriyo ashobora kwifashisha izina rya Shadibu kugira ngo abashe kuba yagetinga, yachesinga dreams ze afite buri munsi, dreams ze yifuza kugeraho. So ngira ngo ni byinshi cyane rero abantu bagenda wenda bagerageza kuba bagarukaho, bagerageza kuba bariretinga, gusa nta version nyayo irava ku uyu musore kuri Shadibu we kuba nta kirenze post, burya post iravuga cyane kurusha nyirayo uko yakavuze. Na caption biriho bigaragaza ko nyine uwo muntu hari uburyo ki situation ashaka kiba serious. So kuri Shadibu navuga ko ibyo atangaza turabibonera muri post kuri uyu musore, nta kintu aratangaza. Navuga ko ni gutyo nyine tukabisa, abantu benshi bagenda bigaruka, abandi bigarukaho, ukabona ko guys ukabona ko donc biraho ngaho, navuga ko biraho ngaho bitarabona neza umurongo. So ni Fyve-tvrwanda, tugenda tugaruka amakuru y'abasitari, amakuru abagezweho, one of the trending stories, top stories, amakuru aba kugeraho 24 hours. Reka mbwire ngo Jabress.